witwa Zomani cyangwa se Ishimwe Patrick. akanya ribu ngiri kumpiga nta cyaha nakoze, na video nje nigeze mpereza umuntu. Niba ari umuntu ahaye video wari we wese azaza binshinje kuko aka kanya ngiye kwitanga. Nyina nshaka niga nk'umuntu wakoze icyaha. Nta cyaha nakoze, ntinye ibyaha, nigeze gufungwa nzi ko bikorwa, ndabizi ko bari kumpiga ariko ntabwo bapfa kumfata gutuku. Rero niyo mpamvu nahisemo njyewe ngiye kwitanga kuri RIB yo muri quartier Ngembi Nyamirambo, kwitanga kuri RIB ya Rwezamenyo, barekera no kuvunika kabisa. But if anything happen to me, ko simbabeshye, ngeze gufungwa mari ibyumweru 3 ndi gukurikiranwa ndi ndengana mwaka wa. Nkuko mwumvise uyu Pazo bikekwa ko ari we wasohoye video, wasakaje video ngo yagiye kwitanga nko kuri RIB ino. Ariko niko abantu benshi numvise bavuga ko mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane TikTok ama live yahabaye, ngo niba ushobora kuba warasakaje video z'aya mano, dore ko bakoranaga, ngo ari naye wamugeraga muri telefoni, ngo ari naye basohoranaga indirimbo, ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Rero ndabizi neza izi video abantu benshi barazibonye, ariko ikintu hano kirimo, niba uzi yuko wayibonye yisibe muri phone yawe, kuko nawe ari wowe cyangwa ari umuvandimwe wawe ntabwo wakwishimira kubona ubwambure bw'umuntu muziranye, kubona ubwambure bw'umuntu runaka. Noneho nk'aba basitari bo baba bazwi bashaka kwica izina ry'umuntu. Video rwose y'iminota 10 nanjye narayibonye, ariko ntabwo ikiri muri telefoni yanjye. Rwose iyi video niba bari gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore we, afite uburenganzira bwo gukora imibonano mpuzabitsina uko abishaka, ariko nabwo kujya kwifotora, kujya kwikamera, niba uzi yuko uri umugabo wiyubashye cyangwa uri umugore, kujya kwifotora ubundi bamufata ama video y'iki, ko muba muri mu gikorwa cyanyu, nta muntu muba muri kubisiganira, n'ukubera ki mujya gufata ama video. Wumvise n'uyu mukobwa abantu benshi bayirebye bumvishije uburyo uyu mukobwa avuga ngo igiye hanze nabasebye nahita mva mu gihugu. Ubwo ngubwo nyine uyumvaga yuko agiye hanze yabasebye cyane, yagiye hanze. Ariko abantu benshi pe barazibonye kuko zimaze iminsi zihitinga, izi video zimaze iminsi zijya hanze, n'urukozasoni gukwirakwiza. Ubundi ibingibi barabihana nka pornography, kubisakaza ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu bibi cyane, bihanwa na YouTube, donc bigahanwa n'amategeko yacu abigenga. Ikintu kiba gihari, niba umuntu aba ari gutera imbere, abantu ntabwo babura kugira ishyari buriya nicyo kintu cyabasa abantu mw'abantu mwe. Ishyari ryabasi ikintu bita abantu, inzangano zabasi abantu, ukumva umuntu umugiriye ishyari, wamuretse akiterera imbere, ko nawe Imana igufiteho umugisha wawe, ejo n'ejo bundi ushobora gutera imbere. Waretse mugenzi wawe agatera imbere, ukareka kwirirwa umuharasinga, umusebya. Uyu yamano nubwo ataza kuri kamera ngo abivuge, ariko pe abantu video iragaragaza yuko ariwe, ntaho yabihakanira, ariko ni ukumuharasinga, gukwirakwiza urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Hari umukinnyi wa filime witwa Ali Yakuru hagiye icyo atanga kuri iyi video, yavuze nti se ubundi mwebwe abantu muri kwirirwa mutera y'amano amabuye, mwebwe ntago musambana, mwebwe ntago mukora imibonano mpuzabitsina, ese koko mwebwe muri gushishikarizwa no kureba izi video, muri gushishikarizwa no kureba izi video y'amano, mwebwe ntago mukora imibonano mpuzabitsina? None se kirimo hariya yakoze kidakorerwa, kereka icyo yakoze kidakorerwa no gushakaza ari amashusho. Ariko nawe ubwe yaraje arabisobanura avuga ngo ntabwo ari we yashakaje ku mbuga nkoranyambaga, avuga ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi ngo ku Mana ryabaye ifuruka. Ariko kuba yarivuze ni ibintu byamubabaje. Ariko umuntu wese uzi yuko watsakaje izi video zikajya hanze, zikajya ku mbuga nkoranyambaga, Imana imuhane, kuko nta cyiza rwose uwo muntu. Nawe baza yuko wambaye umubiri, kubona nawe bigiye hanze nawe ukisanga nk'ahantu h'ayamano yarari muri iyi minsi, nawe ndumva bitaba bigushimishije. Rero umuntu wese uzi yuko rwose akora ibi bintu bigayitse, ibintu
umuntu wese atabasha gusobanukirwa abireke. Ya mpano rero nawe amenye abantu bari kumwe, umenye yuko uwo wose uba uri kwita ngo ni inshuti yawe atari inshuti yawe cyane, umenye yuko uwo nguwo uri kwita ngo ni umuvandimwe wawe, ni umuvandimwe wawe, ariko kuba uri umuvandimwe mutavukana mu maraso, menya ahantu uri bwagende. Iyo abantu bamaze kubona uteye imbere cyangwa bamaze kubona ugize izina, bashakisha impamvu nyinshi cyane zatuma uvaho ku isi cyangwa bakugira down, bakugira ujya hasi yabo. Rero ibintu nk'ibyo ngibyo birezwe, ariko ishyari niryo ryabasa abantu pe. Mwihangane ibintu by'amashyari, ibintu by'iki, mujye mubireka ntabwo ari byo, kuko buriya nta nubwo Imana ijya ibikunda. Imana ntabwo ibikunda, ahubwo ibyanga urunuka. Abantu badakundana, abantu bagira imitima mibi, ibyo byose Imana irabyanga. Niba rero wowe uzi yuko unkurikiye, hari abantu yenda ushobora kuba mubana nabo bakugirira ishyari, hari abantu muba mushobora kubana batakwiyumvamo, urabareka abo ngabo. Hari abantu ushobora kuba mubana ubona, ukabona afite inzika, afite urwango, bihorera, ahubwo wowe witurize usenge. Nusenga Imana izagusubiza, nigusubiza bazabona yuko ya Mana utataye igihe ujya kwirirwa bagushishikariza muri ibyo bintu bibi, cyangwa ujya kuri gushishikariza muri ibyo bintu bibi. Ni ahantu byakugeza, wowe urabyihorera ukisengera Imana yawe. Ngaho nguko rero ya Mana, reka tumubwire ngo Paul, nubwo ubwambure bw'umugore wawe nawe bwagiye hanze, nta kundi nyine, ariko ubonye abantu muri kumwe, ubonye abantu mushobora kuba muri kumwe ariko mutari kumwe. Babandi bose wita inshuti urababonye, babandi bose wita abavandimwe urababonye. Ngaho nguko rero aha harimo isomo kuri buri we wese uvuga ngo ufite inshuti yawe niyo ya mbere ibanza kukugira ngo igushyire hasi, niwe mwanzi wawe. Bye bye, ndabakunda cyane, amahoro y'Imana abane namwe.